Yes, twongeye kubasuhuza rero inshuti bavandimwe muba mudukurikira hano kuri Future Empire. Aka ni ka kanya nanone tuba tuje kugira ngo turebere hamwe uko episode yacu yari imeze. Episode yacu ya 67 uko yari imeze, uko ibintu byari byifashe, uko ibintu byari birimo biragenda hariya, nibyo tuba tuje kugira ngo tuganireho, kugira ngo tuvugeho muri make tureba uko ibintu biba bimeze. Narakubwiye ngo naguheranwa n'irungu cyangwa se nakubura icyo twakora. Hano hari filime Inzira y'Umusaraba, tuba tugomba kwicara tukayireba, tukamenya buri kantu kose, tukamenya uko biri kugenda, tukamenya aho biva n'iyo bijya, kubera yuko ni filime nziza, ni filime ifite amasomo menshi cyane, ni filime itwigisha ikintu gikomeye, ni filime itwigisha ibintu byinshi. Bityo rero nkaba ngushishikariza kugomeza gukunda no gushishikaza abandi kujya dukunda iyi filime Inzira y'Umusaraba, kubwo tuyikunda turi benshi cyane. Narakubwiye ngo nge bizanshimisha, nawe bishobora kuba bizagushimisha kubona Inzira y'Umusaraba, kubona season yacu dukunda turi benshi igira video wenda ifite 1M view. Ni ibintu dutegereje turi benshi, ni ibintu bizadushimisha. Rero nta kindi nakubwira cyangwa se nta kindi kintu twakora kugira ngo tuzabigereho, kugira ngo tubone filime yacu iri gusatira cyangwa se yanagize 1M. Nta kindi rero ni ukubwira abandi turi benshi, tukayireba turi benshi cyane, natwe tukagomeza kuyikunda, tukayishyiraho umutima, kubera yuko nta cyatubuza no kuyikunda, kubera ko harimo abakinnyi benshi beza bafite talent, bafite tara ifatika kandi nziza igaragarira buri umwe. Abakinnyi bose barimo baba bazi gukina, twabonye ba Mukanambara bakinnye mu mafilime menshi, ba Fabiola n'abakera bagiye bakina muri filime nyinshi, bose na ba Rugema, bose ba Nkubito nawe turamuzi cyane, n'abandi bose cyane rwose bagiye bakina filime nyinshi, na Iribagiza muri za Muturanyi, hose kabisa tuba tugenda tubamenyereye, kubera yuko rero abana abakinnyi bafite experience, bafite talent, bari talented mu buryo bwose kabisa, bakina neza ibintu bikadushimisha, bakina ibintu dukunda turi benshi. Niyo mpamvu rero tugomba kugira M rero nta kabuza, cyangwa se ntago bigoye ku buryo tutazabigeraho, kubera ko dufite abakinnyi beza bafite talented kabisa, nuko tumaze kubivuga. Rero kugira ngo tuzagire iyi M, nta kindi nuko ndi kubibabwira, tugomba gushishikariza n'abandi bantu tukayikunda turi benshi. Rero iyi filime Inzira y'Umusaraba ngiye mba nshanga kugira ngo turebere hamwe uko ibintu byari bimeze, uko ibintu byari byifashe. Nongera kukubwira ngo aha kuri Future Empire ubugeze tuharebera cyangwa se tuhumvira urutonde uduce tuba twagiye tuba utwa mbere muri episode yacu iba yatambutse. Nk'ubu ejo tuzareba iyi episode ya 67, turebe ubuce bwagiye buba ubwa mbere cyangwa se ubuce bwiza bwagiye bugaragaramo, tuzaba turi kubagerezaho hano kuri Future Empire kabisa. Narakubwiye ngo nazagira ahandi ujya kandi nazagira ahandi ujya gushakishiriza ubusesenguzi bwiza buvuga kuri iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba, ni hano kuri Future Empire gusa, kandi nyine tukabasha kuhava twishimiye ibyo turi kuhabona. Rero twabonye ko ibintu byacu muri filime Inzira y'Umusaraba byakaze cyane. Rero nyuma yuko ukanze like na subscribe, ndagira ngo twite dukomeza dusesengura iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba muri make, kubera yuko ejo ni wo munsi tuyivugaho birambuye n'uduce twagiye tuyiranga. Rero ndabanza ngusabe kubanza ukareba niba subscribe yawe wayikanze na like, ubundi tugakomeza. Reba neza niba wabikoze, ubundi dukomeze. Inzira y'Umusaraba ni ndende, ni ndende inyurwamo n'uyose, kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo, afite gukomera, ni ndende.
Yes, kuba wakanze subscribe cyangwa se kuba uyikanda na like, share, comment byose ni iby'agaciro. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Rero ndagira ngo mubwire ngo iyi ni filime Inzira y'Umusaraba igomeje gukundwa n'abantu benshi, tuyikunda turi benshi kabisa. Iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba nkunda kubivuga cyane, mvugaho yuko wongeye gutanga igihembo cya filime nziza zica ku buryo bwa murandasi cyangwa se kuri interinete. Nyine iyi filime yaba iya mbere kabisa kuko igira view nyinshi, igira more view mu gihe gitoya cyane kurusha izindi zose. Rero nta kindi kintu kiba gisabwa cyangwa se nta rindi banga bakoresha, ni ugukora ibintu bikarite, ibintu bifite amasomo meza ku buryo abantu babireba ari benshi, bakakomeza bashishikariza n'abandi kubireba. Ari nayo mpamvu ndi kukubwira ngo dukomeze dushishikarize n'abandi benshi cyane baze turebe filime yacu Inzira y'Umusaraba kugira ngo izabone sinavuga ngo ni 1M, more M kabisa, ku buryo bizaba ari ibintu bishimishije cyane. Rero tudatinze cyangwa se tutizimbye muri aya magambo, ndagira ngo nkubwire tumwe mu duce tuba twagiye tuyiranga n'ubundi, uretse ko ejo tuba tuzagenda tugaruka k'ubwo buce kandi neza bwizewe cyane. Ariko ubu ngubu mba ngira ngo nkubwire, ngusabe yuko tuba tugomba kureba mu buce tugiye kuvuga tukabasha gukuramo ubw'ingenzi tuzakoresha ejo, cyangwa se nkawe uri uri kutureba hano kuri Future Empire ukajya muri comment ukatubwira ngo aka ngaka njye ndabona gakwiriye kuza k'uyu mwanya, uyu nguyu n'uyu. Ni ibintu rero biba ari byiza cyane. Urukundo rwabo rw'urumana, abareba bose baratunguwe. Isimbi yarashubongera, nta gushidikanya zirarungana. Icyo usara mwiyumvamo cyane, biribageza n'inyenyeri. Isimbi aragenda ashukwa, agacece karategura ikibi. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira na butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Akunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amavi hirya, inyibarakira na butyobe, akabona amata mu biziba, irikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Yes, reka iyi ndirimbo rero itwinjize mu gace twakunze, twishimiye turi benshi cyane. Ahangaha rero iribagiza na Cyusa bakomeje kuba iribagiza na Cyusa muri iyi filime. Twabonye ko bahunze bakajya kwibanira mu ishyamba, bagakomeza kubana cyangwa se no kunyura mu bihe bitoroshye. Bagiye batwigisha ibintu bikomeye cyane, bagiye batwigisha nyine kubana neza, kwihanganirana, kwizerana ndetse n'ibindi byinshi cyane twagiye
tubonera nk'uru rukundo rwa Iribagiza na Cyusa. Rero tuba tugomba kwizerana tukamenyana buri kimwe cyose hagati y'abakunzi bacu rero, cyangwa se y'umukunzi wawe nta kintu uba ugomba kumuhisha cyangwa se ngo wowe akiguhishe. Rero Iribagiza na Cyusa baba bagenda batwereka ibintu byinshi kandi byiza yuko tuba tugomba kwizerana hagati y'abakunzi bacu kandi tukabana mu bihe byose uko byaba bimeze kose. Urugero Cyusa wabona abakire baba ahantu heza, bavuye muri Amerika kabisa, inzu yabo imeze neza, uretse no kuba bakodesha bakagombye kuba banafite hoteli babamo nyine bakodeshamo. Ubundi muri make kwa Cyusa nta kintu babuze habe na kimwe. Yararaga ku buriri bwiza, yabaga ahantu heza, ariko ubu ngubu urebye akazi asigaye abamo we na Cyusa ukuntu ni gatoya, we na Iribagiza ni gato, sinavuga ko ari n'akazi ahubwo ni akantu k'agashitingi kamwe bakoresha ahantu nyine hato habi, niko asigaye yiberamo. Yasize inzu iwawe nini, yasize ahantu ho kuba heza hanini hisanzuye, ajya kubana na Iribagiza muri kariya kantu. Ni ibintu biba byatweretse ikintu gikomeye, ni ibintu biba byatwigishije isomo rikomeye yuko tuba tugomba kubana n'abakunzi bacu cyangwa se n'abo dukunda mu bihe ibyo ari byo byose, mu bihe uko byaba bimeze kose. Rero Cyusa yasize Iribagiza yasize iwabo ajya kubana na Iribagiza, bajya gucana mu bihe bikomeye. Iri ni isomo riba rikomeye tuba tugomba kwigiramo, tuba tugomba kuboneraho nk'icyitegererezo yuko tuba tugomba kwizera abo dukunda, tukababera beza imbere n'inyuma, ndetse bakajya batubonamo nyine ishusho nziza. Aha ngaha Cyusa yemeye gusiga iwabo ajya kubana na Iribagiza mu bihe bitoroshye. Ni isomo riba rikomeye cyane tuba tugenda dukura muri iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba. Ngomeza kugushishikariza kugenda tureba filime yacu Inzira y'Umusaraba, tugira n'amasomo menshi tugenda dukuramo, kuko biba ari ibintu byiza, biba ari ibintu bifasha nawe, byagufasha igihe utazi. Turamutse tubishyize mu bikorwa ni ibintu byatugirira umumaro munini kandi ukomeye. Ni ibintu byatugirira umumaro munini kandi ukomeye. Ni ndende inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera komera komera, wihangane bizashira wegukane. Cyusa bizashira wegukane, Cyusa bizashira wegukane, Cyusa. Inzira y'umusaraba ni ndende inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera 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 komera, wihangane bizashira wegukane. Cyusa Cyusa Cyusa. Iribagiza abagomba kwihangana. Hariya twabonaga ko Iribagiza azihanganira ibigeragezo byose aba ari kunyuramo. Isimbi yagiye amugora cyane, Isimbi yagiye amubangamira cyane cyane cyane, ariko twabonye ko ibya Isimbi byamaze kujya ku ruhande, Cyusa yamaze kumwivanamo, n'iwabo bamaze kubyakira, iwabo bamaze nabo kubyivanamo, ko Iribagiza
ari we wa Cyusa, Isimbi atari we wa Cyusa, kuko twabonye ko Cyusa nyine yabikoze ikintu gikomeye, ikintu gihishurira bose ko ari we mugore we wa nyawe, ari we mugore yahisemo ubwo yanamutorokanaga Isimbi akajya iwabo akamwanga akamwirengagiza, bityo bikaba byaravuyemo n'ikintu gikomeye cyo kuba Isimbi yaracitse cyangwa se Isimbi yarabuze nanone akigendera akava mu rugo kwa Cyusa, aho Fabiola umuryango nyine wiwe, Fabiola Mukantambara bose bari bagiranye inama yo kumujyanayo. Rero twabonye ko yabacitse akigendera, ubu ngubu bakaba bagikomeje urugendo rwo kumushaka, rwo kumushakisha aho yaba yaragiye. Rero ikintu nashakaga ko twongera kugarukaho cyangwa se twongera kuvugaho nanone, iyo tukivuga urukundo rwa Cyusa na Iribagiza, iyo tuvuga kubana neza, iyo tuvuga kwihanganirana, nanone bitwereka abandi bakinnyi bo muri iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba, abo twakita ba main character kabisa. Uyu nguyu ni Kamarade na Emile. Kamarade na Emile nabo twabonye ko ari abagabo banyuranye mu bihe bikomeye, twabonye ko ari abagabo bakundana cyane, bafitanye urukundo hagati yabo, bizerana, bishimirana, bafatanya buri kimwe cyose kugira ngo bagere ku cyo bifuza. Rero muri ibyo byose nakubwira ko Kamarade na Emile banyuze mu bihe bikomeye, banyuze mu bihe bitoroshye cyane, nk'aho bari gushakira umuti Iribagiza, bawuhigahiga ahantu hose kabisa. Ariko papa wabo cyangwa se papa Emile, ubwo yari afite umuti akababwira uko bazawukoresha, akababwira uko uzagera kuri Iribagiza, Kamarade na Emile bateye intambwe, bahangana na ba Rugema, bahangana n'abagizi ba nabi bashakaga kubafata ngo babagire nabi, uriya muti utaragera kuri Iribagiza babasha kuba babacika. Bityo rero mu kubacika cyangwa se mu kubahunga, umuti babashije kuba bawugeza aho wagombaga kuba ujya, nubwo batawuhaye Iribagiza ariko bawuhaye umuntu ukundana cyane na Iribagiza cyangwa se umuntu umuba hafi. Uwo ni mama Cyusa, ni mama Cyusa bawuhaye kugira ngo azawushyikirize Iribagiza. Ibyo ngibyo rero ibi ngibi biba bigenda nyine biduha isomo rikomeye cyane ryo kubana neza nk'inshuti, tugafatanya n'inshuti zacu buri kimwe cyose dushoboye, buri kose dushoboye kugira ngo tugere ku byo twifuza. Twabonye ko bageze ku byo bifuzaga igihe bahaga umuti mama Cyusa kugira ngo azawushyikirize kuri Iribagiza, nubwo atarawumuha, nubwo yari yamubuze, ariko nubwo yari yaramubuze, yari yarayobewe aho nyine yajyanye we na Cyusa. Ariko twabonye ko Iribagiza yagarutse kureba mama Cyusa. Ni ibintu bikomeye rero, ni ibintu bihambaye cyane. Twabonye ko Iribagiza yagarutse, situzi niba mama Cyusa ari bamuhamagaye cyangwa se n'umuti ari buwumuhe, ariko byaba ari amahire, byaba ari byiza cyane amuhaye uriya muti akanawunywa, akabasha kuba yakibuka, kuko aramutse yibutse byaba ari byiza cyane, filime yacu yahita iryoha kurushaho. Uretse ko Iribagiza yari kubwira mama Cyusa ko afite kongera gusubirayo akajya kureba Cyusa, ariko mama Cyusa n'ubundi yamuhakaniye, yamubwiye ngo reka ntabwo waba wageze aha ngo wongere usubireyo. Turaza rero kureba ukuntu biri bugende, ukuntu biri buze kuba byifata. Ni ibintu bihambaye cyane kongera kubona Iribagiza agarutse, ariko kongera ngo agende ni ibintu buri wese atakishimira, ni ibintu tutakishimira, ni ibintu byatubabaza yongeye akagenda. Rero ikintu twasaba mama Cyusa cyangwa se mama Cyusa nk'umubyeyi nyine nawe arabyumva, nawe ahangaha icyo gukora ubu ngubu yakimenye, ntabwo yakongera kumuva mu maboko, kabisa. Mama Cyusa agomba guhita amusigarana akamufata neza. Rero ibi byose rero cyangwa se ni ugushaka uko Iribagiza yabaho neza we na Cyusa. Rero uriya mutima mama Cyusa afite, tugomeze dusenge awumuhera ahangaha, awumuhe basi asubire no kureba Cyusa yibutse byose, cyangwa se yamenye ibye byose, ibimwerekeyeho byose. Rero ikindi kintu nakubwira ni uko Iribagiza naramuka asubiye kureba Cyusa, cyangwa se naramuka agiye kureba Cyusa wenda yibutse byose, byaba ari byiza cyane, kuko baba bagiye kubaho noneho mu buzima bwiza, mu buzima bufite amahoro, mu buzima nta na kimwe bikanga kuri bo, kuko byose byaba bigiye hanze, byose byaba bimenyekanye.
Rero reka nkubwire ngo tugomeze dukurikirane filime yacu Inzira y'umusaraba tuyikunda cyane. Ntabwo twagenda rero tutababwiye agace kandi keza kadushimishije. Turi ku bintu bivugana n'urukundo cyangwa se ku bintu byerekeye n'urukundo, ku bintu byerekeye no kwitangira inshuti yawe, mu bintu byerekeye no kubana neza. Ikindi kintu rero byerekeye nk'ibi ngibi nakubwira ni uko kamarade ari mu rugendo cyangwa se ababajwe n'ibura rya Emile. Twabonye ko kamarade yagiye kwa mubyara wa Emile aho bari babaye, aho babaga mbere y'uko bahura na biriya byose kwa mubyara wenyine. Nubwo umugabo we ari we wamugambaniye ariko kamarade ntarabimenya, ntabwo arabona Emile ngo baganire kuko Emile yaramubuze kuva bava hariya. Emile yahise abura, ngira ngo mwibutse ko umugabo wa hariya cyangwa se umugabo wa mubyara we ari we wamutanze kuri Rugema akamugambanira, akaza bakahita bamufata, akahita bagwamo bakamufata. Ibi byose rero byari byapanzwe na Rugema, niwe wagambanye akaza kubishyiraho akaza kubwira uriya mugabo wa mubyara we kugira ngo bamugambanire. Ibi byose rero ikintu nakubwira ni uko tuba tugomba gusenga kugira ngo ibi byose birangire. Rero nyuma y'uko Emile bamufashe, nyuma y'uko Emile bagiye kumugirira nabi, twabonye ko Rugema ari kumugirira nabi, kamarade agumisha urugendo rwo kumushakisha nk'inshuti nziza. Rero uba ugomba gushaka mugenzi wawe igihe wamubuze, igihe uri gukeka ko ari mu byago. Rero ikintu nakubwira ni uko tuba tugomba kwigiramo isomo ryo kubana neza nk'abantu b'abavandimwe bacu, mu bantu tuba duhorana ba buri munsi, abantu baba baduhora hafi ba buri munsi, tukabizera cyangwa se tugafatanya muri byose. Hagira ikibabaho tukamenya no kubatabara kabisa, kuko biba ari ibintu byiza, biba ari ibintu byo kwishimira. Rero munyemerere nsoreze ahangaha nongera kukubwira ngo ntuzacikwe n'ubusesenguzi bw'ejo, aho tuza tubabwira uduce tuba twagiye turanga season yacu, episode yacu ya 67. Ejo niyo tuzaba turi kuvugaho tureba ubuce bwayiranze. Ahangaha ndagira ngo ngo ni season ya 2 episode ya 67. Ciao nimugaheme kudukurikirana no kuri Future Empire. Imana ibahe umugisha mwinshi. Bye.